ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV One. Nizera ko aho muri ibintu birimo biragenda polampola. Ntangire rero nihanganisha abakunzi b'ikinamico Urunana, ni nyuma yuko babuze ndetse tukabura umwe mu bakinaga ari Mama Nyesi ndetse na Mama Shyaka uzwi nka Rangwida mu Runana. Ni amakuru yatangiye gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mu rukera rwo ku cyumweru, bivugwa ko Nyirabagande Firidausi yitabye Imana, wamenyekanye mu ikinamico Urunana akina nka Rangwida cyangwa se Mama Nyesi ndetse na Mama Shyaka. Rero nkuko byavugwaga ko yitabye Imana, sibyo ngira ngo tugarukeho, ahubwo nibyo abantu benshi bakomeje kuganiraho ndetse banamunenga. Sinzi niba ukurikirana imbuga nkoranyambaga, ariko ikiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga nuko abantu benshi bari kubona ifoto ya Rangwida maze bakandika comment zigira ziti genda uri umuhemu, genda watumye mama wawe yangara. Utise byagenze biti? Abantu benshi rero bakomeje kugenda bavuga amagambo ni nyuma y'ikiganiro mama wa Rangwida yaje gutangariza kuri Fine FM, avuga ko Rangwida yamuryarye ndetse agatuma abaho yangaye. Ndagira ngo byumve neza, nyuma nawe uzutera comment uvuga uti ngibwange uyu niwe munyamakosa cyase Rangwida ararengana cyane rwose. Ndagira ngo wiyumvire ibyo mama Rangwida yaje gutangaza kuri Fine FM, uri buze kutubwira inyuma muri comment. Azandega ngo mpanwe by'intangarugero. Azakuregera iki? Ariko n'umwana wabyaye mukecuru ko abantu kuri YouTube cyane bari kwivuga. Ni imfura yanjye rwose, niwe bwatamatako bwanjye. N'umwana wawe? Umwana wanjye. Ubwo uje bundi ku wa kabiri bampaye umwaka n'ay'amezi 3. Bampa kuri 25 z'uku kwezi. Nagiyeyo rero, ngiyeyo mbese umugore ararahira. Nagiye ku rwego rwo banza tubwire cyaje uheruka ahangaha kuri radio. Baratubwiye ati Rangwida namuhaye, banza dusubiramo ikibazo cyawe ariko ukihine kugira none duhita none twinjira uburyo wageze ku rwego rw'umuvunyi, uburyo twaguje n'urwego rw'umuvunyi naho byigeze none umugabo. Ubwo ngubwo uwo mwana wanjye nabaye aho ngaho 9 nyine maze kutakaza abantu. Abari we nsigarana ari we mfura yanjye nyine, mbona ntayeho umutima nanjye ankunze mukunze. Njyewe ubwanjye rero namugororeye kumuha inzu nari ndimo, ariko ndamubwira ngo azayitwara ari uko ntakiriho. Ngerageza kongera ni kwa mubwiye ati mwana wanjye uzayitwara ari uko ntakiriho. Noneho ngerageza kubaha iminani bose, nsigarana ikintu cyitwa ingarigari. Nashakanye n'umugabo, isambu nari twaguze n'umugabo wanjye. Umwana nayo ndayimuragiza, nyimuragije biba ngombwa kumbwira ngo reka yiyandikisheho icyangombwa, ntacyo bizamutwara, ntacyo bizantwara. Isamba yiyandikishaho sinabimwangiye, isambu ndayihinga, maze kunanirwa akajya yataba akaduha icyatamurima akayama. Ntago yayaryaga, ahubwo akaba ari nge umugenera. Umwana mfata neza cyane, biranshimisha. Muri corona rero ubwo nuguhina, yego muri corona nibwo narwaye ndaremba. Ndembye abaturage baramuhamagara ko narembye, yakodesheje imodoka araza aranjyana, aramvuza kwa Nyiranuma pe. Yego Rangwida. Ambera umwana mubera umubyeyi, tubana amezi ageze ku 8. Ubwo atekereje kunjugunya abaranyirukanye. Akwirukaniwe? Anyirukaniwe. Mwabanaga agana he kwa Rangwida? Yabaga he icyo gihe? Munyakabanda? Oya, ni rwa Rutabura. Yabaga rwa Rutabura? N'ubu niho ari. Ubwo rero aranyirukana. Anyirukanye agiye kwa mwene nyina, ari uguhungirayo. Ubwo mvuga ngo noneho bw'inzu yari yarayikodesheje, reka banshakira itike nzajye kukuramo umupangayi nge mu nzu. Mu nzu yawe? Kwa ko aramubye ati bundebera mu mwana wanjye. Nta no kwegeze wandika impapuro uvuga ati ndaguhaye. Narabyanditse, inzu narayanditse, namukoreye na mitasiyo. Yego. Ubwo rero nibwo yanshiye ruhinga, nyuma aragenda arayigurisha.
amaze kuyigurisha ngewe nagiye guhagarika gukora mitansiyo ubuguri ugaye se kugurishije inzu ubona nzabaye ubwo rero gitifu yaratubwiye ati nimugende mujye mu nama y'umuryango imyanzuro muzakurayo muyinzanire baha icyangombwa cyanyu yego ubwo twakoze inama y'umuryango turabyandika turabisinya nta mpaka n'umwana we niwe wari umuhuza wacu umwana warangwida ubwo rero umugore arangije ati tugende kwa noteri tujya kwa noteri iyo nyandiko tuyijyanayo tuyisinyira twese turataha bukeye ati ngwino nkwereke imingoti yawe kuba bari bamusabye amasaziro yanjye ampa imingoti ibiri muri iyo sambu sinayanze ngo mutere amahane ndayemera yego bukeye nanone ati ngwino njye kuyiguha turagenda n'abaturage ajya mu isibo azana umunyesibo n'abaturage imingoti arayerekana barayipima bamaze kuyipima barandika abagabo barasinya nyuma yaho aho kugira ngo mubajije ese wampaye icyangombwa noneho nanjye nkakora icyo nshaka muri iyo mingoti ubwo namuteyemo urushinge rwo kugira ngo nayo ayinyambure ubwo nagiye kubona mbona rero umuhesha w'inkiko araje anzanira impapuro ngo nizisinya yego nanga gusinya ubwo nari narakoze na gisida y'akaguru cya moto nari nikoreye uruguru rwa hatari ubwo nanjye narabwiye abana banshakira umwavuka yansanze mu rugo nanjye ndamwandikira rero abandi bana bawe uwo mukwe wanjye niho narindi ubwo ngubwo ndamubwira rero aho hantu iyo mingoti wampaye ukaba uvuze ko nyisinyira wayigurishije ntuzagire icyo ukoreramo tutabanje kusobanukirwa mba mbimuteyemo urushinge nayo aragenda arayigurisha ubwo rero nsigara ndi mu kirambi cy'umukwe ngize ngo ndamubaza akantera utwatsi mbaza arangwita nibwo naje hano nibwo nagiye mu bavunyi aranserereza nirukayo igihe abikundiye yaraje baramuhamagaye ku muvunyi ndabizi ko bamuhamagaye baramutumije n'abana bandi baraje bavindimwe ab'umuryango abana bawe bose wabyaye bose umuvunyi yarabatumije baraza twaburanye turi kumwe nabo ndamutsinda uramutsinda baravuga bati rero we avuga ko ngo atari ukuburana ubwo rero baramubwira bati rero bamwiriweho bamwinginga haje umusheye aramwigisha yego umuntu aranga aravuga ngo icyo yanzuye bagiye kwitahira yanzura umwanzuro ngo reka ankodeshereza inzu ngo kandi ngo ampe 500 ngo noneho ngo ampe n'umukozi ngo uzajya ankorera kuko abavunyi bari bamubwiye bati ese uyu mukecuru uramukodeshereza azivomera utuzi ese azicanira imbabura ngo nzamuha umukozi barambaza bati ese mukecuru wowe wa mugani urabyemera njyewe ntabwo mbyemera kubera icyo utabyemera ibyo yandika akabisinyira ko atabishyira mu bikorwa yego ubwo rero yaravuze ngo nta bundi bushobozi nifitiye ubwo rero twaragiye abari kubisaragenda turataha uwo mushehe waje ni umugabo ujya kumera nk'inzobe ukuze nyine ubona akaguze si Mukama Abbas ni Mukama Abbas akora mu rwego rw'umuvunyi ni Mukama Abbas niwe niko ngo yitwa yego ntacyo atamukoreye yaramwize ariko Rangwida ni umusiramu nawe ni umusiramu yego ni umwisilamu nawe kandi umusiramu njyewe narabonye ko ntacyo bakimariye nanabivuyemo komeza ese ukuntu toto umwana wa nkubwire ukuntu byanteye umujinya Rangwida niwe wanshyize mu bwisilamu anyikuriye mu gaturike ndabyemera
reba ibyo yankoreye Yewe. umukobwa